Amahoro bana b'Imana, turwanye ibishuko bya Sekibi kuri wa gatanu tariki 12 Gashyantare 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Inzoka yari nyagenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi Uhoraho yarahanze. Ibaza umugore iti, koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho? Umugore asubiza inzoka ati, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuziryaho, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ubusitani Imana yaravuze iti, ntimuzaziryeho, ntimuzazikoreho, ejo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore arareba asanga cya giti kiryoshye, kinogeye amaso, kandi cyanashobora gutanga ubwenge. Asoroma imbuto zacyo aryaho, aho n'umugabo we bari bari kumwe, nawe ararya. Nuko amaso yabo bombi arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa. Nuko badodekanya amababi y'umutini, maze barayacocera. Ngo bumve Uhoraho Imana wagendagendaga mu busitani mu mafu y'igicamunsi, umugabo n'umugore we bihisha Uhoraho Imana mu biti by'ubusitani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 7 murongo wa 31 kugeza ku 37. Muri icyo gihe Yesu ava mu gihugu cya Tiri yambukira igihugu cya Sidoni, agaruka ku nyanja ya Galileya yerekeje kuri Dekapoli. Nuko bamuzana igipfamatwi kidedemanga, baramwinginga ngo muramburireho ibiganza. Amuvana muri rubanda, amujyana ahitaruye, ashyira intoki ze mu matwi ye, nuko acira amacandwe ayamukoza ku rurimi. Hanyuma yubura amaso yerekeje ku ijuru, asuhuza umutima ati, efata, bikavuga ngo zibuka. Ako kanya amatwi arazibuka, n'ururimi rwo ruragobodoka, maze atangira kuvuga neza. Maze Yesu abihanangiriza kutagira uwo babibwira, nyamara uko abihanangiriza akaba ariko barushaho kubyamamaza. Bagatangara cyane bakavuga bati, byose yabikoze neza, atuma ibipfamatwi byumva n'ibiragi bivuga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yesu Kristo umucunguzi wacu nasingizwe. Muri amasomo turazirikana ku ngingo yo kwirinda ibishuko bya Sekibi. Sekibi adutura mu mitego myinshi. Yesu we rero aje gutuzahura, kudukiza. Icyaha cy'inkomoko cyatangiye ku babyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, baracumura bajya ku ngoyi ya Sekibi. Yesu we rero aje kudukiza. Aho icyaha cyaganje, ineza ya Kristo irahasendera. Mu Ivanjili y'uyu munsi Yesu akuye ku ngoyi ya Sekibi igipfamatwi kidedemanga. Shitani yamubuzaga kumva no kuvuga. Yesu amujyanye ahitaruye ku ruhande, amugize umwihariko we, amutaruye ikivunge ati, efata, zibuka. Nuko arakira, arumva, kandi atangira kuvuga neza. Kubera nde? Kubera Yesu. Urakoze Yesu kudukiza. Yesu kumuvana mu kivunge bitwereka ko nubwo twese Imana idukunda, ariko igira uburyo buri wese imwitaho. Buri wese n'umwihariko wa Nyagasani. Yesu agira amayeri akoresha nkiza. Yesu afite inzira igihumba kunyuzamo, n'uburyo bwihariye akoresha agukura ku ngoyi ya Sekibi. Mu gihe Shitani asingira akaguru kamwe ngo agace agakururire mu rupfu, mu muriro, Yesu ahita afata kandi akagakurura mpaka kanyugushiye mu menyo ya Shitani ati, efata, zibuka, komera, humura, ndagutabara, urakire. Shitani ararumana, arica. Yesu arahumuriza, arakiza. Mu kwirinda ibishuko bya Sekibi turaza kurebera hamwe la formation du Satan. Uko Shitani yikora ihereye mu bitekerezo, igakomeza mu magambo y'akarimi karyohereye, hanyuma ikazaza mu bikorwa. Kaba kabaye rero. Mwarimu aherutse kubaza abana niba bazi Shitani. Abana bati, ye turamuzi. Umwe ati, Shitani ni ikigabo gifite ibyanwa byinshi n'urukote rw'umukara rurerure. Undi ati, ahubwo Shitani ni icyoka nyamunini kirangiza kurya imbeba kikarya n'abantu. Aha, bavandimwe, inzoka mu muco w'Abayisiraheli cyari ikizira. Kubera iki? Mu muco w'ibihugu byari bituranye n'Abayisiraheli basengaga inzoka nk'ikigirwamana. Murumva ko Abayisiraheli ku ikubitiro nk'umuryango w'Imana monotheiste bagombaga kurwanya ibigirwamana. Rero muri Bibiliya inzoka nk'ikigirwamana bakayitandukanya n'Imana nk'impusane. Dore ko n'ubu n'inzoka kubera ubugome bwayo yifitemo ubumara bwica abantu iyo ibarumye. Usibye n'ibyo, ijambo inzoka mu Giheburayi ni arum, risobanura la ruse, astuce, ubucakura, ennui, ubwambure. Inzoka rero nubwo iteye ubwoba kubera amacenga n'ubugome bwayo, ariko ni n'ubusa, yambaye ubusa, ntacyo buri iba yambaye ku ruhu rwayo. Bigatwumvisha ko Sekibi atari cya kigabo kinini cyangwa nk'icyoka nyamunini,
nk'uko babana basubiza mwarimu, ahubwo ni sekibi utagaragara, udafite inda n'umugongo, gateranya, ubiba amacakubiri mu bantu, akabeba mu mwiryane, ni divisere, acagagura abantu. Muri iri somo rya mbere turabonamo uburyo shitani yaje yibunza, izerera, ishaka uwo yashuka, iguye kuri Eva, none bigeze kuri Adamu. Mu mayeri ya shitani akenshi kugira ngo itwigarurire igisubira Imana mu kanwa, igira ngo yifashishe iby'Imana, ubundi wakumva ko izi iby'Imana ndetse no kurusha abantu, yewe nawe ugahita uyohokaho. Nuko inzoka ibaza umugore iti, koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho? Ye baba we, birangira sekibi yeretse wa mugore inzira mbi y'ibishuko, nkaho Imana yababeshye iti gupfa ntimuzapfa. Iyo abantu bumvise ko bakuriyeho urupfu, shitani ishatse irabifatira. Ese mubyeyi, shitani ishobora gukuraho abantu urupfu koko? N'ikimenyimenyi abantu twese tuzapfa. Icyaha cy'abakurambere bacu ni ugusuzugura Imana, bashutswe na sekibi, bivumbuye ku Mana. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika itandukanya abamarayika n'amashitani. Abamarayika beza basingiza Imana kandi bakatubwiriza gukora neza, naho amashitani yo akora imbusane, yanga Imana agashaka kudutandukanya nayo. Nubwo adushuka ariko ntashobora gutugusha mu cyaha tutabishaka. Amen. Nguko uko shitani ikora kandi ikoze. Itangira mu bitekerezo bibi, bigenda bikura, bikazagera mu magambo, hanyuma bikazagera no mu bikorwa. Nibwo wumva umuntu yirutse ku musozi cyangwa akagwa, akaba yanagusha amazuru. Shitani rero ashobora kuza mu ishusho ry'ibitekerezo bibi n'imigambi mibisha, ariko ashobora no kuza mu ishusho y'umuntu, inshuti yawe, wa muntu ukuyobya, ugushuka, ugutesha umurongo w'Imana, ariko akitwaza amagambo aryohereye ku karimi y'ubwirasi no kugutega imitego. Rero ni ukuba maso ukamenya kuyitegura. Umusore n'umukobwa bakundanaga bitegura gushinga urugo ngo babane, nuko umukobwa aza gukubagana kubera ko yari ari gushaka ibintu bya mirenge azatahana, nuko ajya kubishakira mu ngo z'abandi azisenya. Abonye ko yarabuye, dore ko yari yatwaye n'inda kandi bataranateganya itariki bazashyingirirwaho, nuko acura imigambi mibisha yo kuzagusha wa musore mu mutego, ubundi akamutsindira iyo nda. Nuko asanga wa musore we aramubwira ati, ubu rero ngiye gukubenga kubera ko numvise ko mu muryango wanyu mutabyara, mbese bambwiye kuri ikiremba kutabasha kubyara. Nanze rero kujyana ntagusezeye kuko ngukunda, nkwibiye nibanga ry'ibyo abantu bakuvugaho. Wa musore arabisha, yibaza impamvu abantu bamusuzuguye bene ako kageni. Amara iminsi yibaza ukuntu azihimura kuba bamuvuze nabi. Nuko aho kugira ngo asezere wa mukobwa ati genda amahoro nzabona abandi, ahubwo ati ngwino nkwereke ko bansebeje bakambeshyera. Ntibyarangiye se nka bya bintu byo mu kino wa dame bati toucher égale jouer. Ntibyarangiye se bahise babana. We yagira ngo beshuze yigira umwere, bikarangira atazi ruhe na ruhe barabanye na wa mukobwa. Ibisimba byose wa mukobwa muzaniye akabyakira, na yanda bakayimutsindira. Ye baba we, mbega abasore baraha bashukwa. Murumva uyu mukobwa ashenye ingo z'abandi, mbese yabaye shitani mu ngo z'abandi. Bavandimwe no kwitonda, bavuga ko umuntu wese agira aho agira imbaraga nyinshi naho agira intege nke. Shitani rero mu mayiri yayo icunga cyane cyane hahandi uri faible, ugira intege nke, akaba ariho yuririra ikagushuka, ukagwa, ukagusha amazuru. Yewe niba izi ko ukunda kurakara, aho niho izagutegera, ikagutegera mu byo ukunda cyane. Niba izi ko wanga guseba, ukanga umugayo n'abaguseka n'abakuvuga nabi, ikagutegera mu cyubahiro, aho irahakunda cyane. Ngo sinshaka guseba, sinshaka ko uyu mukobwa anyuza mu ijisho, nuko bikarangira uguye nyine. Akenshi shitani izi kwereka uruhande rwiza, ngaho iri ku ruhande rwawe, igiye gukurenganura, ishaka gukurengera, nk'uko iyi nzoka yashakaga kurengera Eva na Adamu. Ikaza mu ishusho y'umukobwa udashaka kurusha umusore, ushaka kumworohera no kumubohora. Nyamara yiba yakoze umubare n'umutego yawe uteguye neza. Rero umuti wa mbere wo gutsinda sekibi ni ukwiyoroshya no kwakira ibisebo rimwe na rimwe aho guhangana n'abandi. Shitani itinya kwiyoroshya. Uyu munsi nanjye reka no gutera Adamu na Eva ibuye, ngo kukibemeye shitani kabashuka. Reka no gutera ibuye abasenya ingo z'abandi n'abandi bohoka ku ngeso mbi z'ubugome, ahubwo nanjye nisuzume niba nta twobo tw'umubiri wanjye shitani ari gushaka kwinjiriramo. Ibitekerezo by'imigambi mibisha y'urwango, amagambo mabi yo guhangana no gusebanya, ndetse n'ibikorwa bibi cyangwa n'ingeso mbi n'abandi gupanga gukora, mbishyire hasi maze ndeke Yezu nanjye nkoreho, anzibura amatwi, efata zibuka, ambohore ku ngoyi n'ibishuko bya sekibi, utube hafi Nyagasani. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.